Muraho neza, murakaza neza kuri Magnificat TV show. Ubushize twari twarebeye hamwe ibintu wabona ku muhungu, ku musore ukaba wamuhungira kure. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 nuramuka ubonye umukobwa yujuje bitatu muri ibi bintu 10 uzamuhungire kure. Turahera ku mwanya wa mbere, turahasanga umukobwa w'umubeshyi. Nukundana n'umukobwa ariko ukabona arahora kubeshya, ugasanga arakubwira ikintu, ikindi gihe wamubaza ugasanga icyo yakubwiye cyo gese cyagushubije, cyangwa se mukaganira ku bigendanye n'amateka yanyu ugasanga ari kukubeshya beshya. Umuntu uhora gucenga uzamuhungire kure. Ku mwanya wa kabiri tugiye kureba umukobwa usesagura. Nukundana n'umukobwa ariko ugasanga ni wa mukobwa uhora usesagura, ugasanga ni wa mukobwa utabasha kumanaginga amafaranga, ugasanga kenshi arasesagura n'amafaranga atakoreye, either nayiwabo cyangwa se ugasanga nayawe. Uwo mukobwa ndibaza nimba kweretse ibyo bintu mukidatinga ntago azahinduka aruko mwamaze kugera mu rugo. Nubona ari wa mukobwa udashoboye kuba yamanaginga ifaranga, ukana ni wa mukobwa uhora wifuza ko mujya ku bintu, nimba musohotse agashaka ngo mujye ku bintu biri class, mujye ahantu hari class gusa, kandi abona ko rimwe na rimwe ugasanga nta n'amafaranga, kereka nimba bari buri bwishyure. Ariko icyo gihe nubona ari umukobwa uri gusesagura, nshuti yanjye uzamugendere kure. Ku mwanya kabiri turahasanga umukobwa utaguha umwanya. Wa mukobwa uhora ushaka ko mubonana ariko akaza aguha utu excuse tugiye dutandukanye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko umukobwa ataba akwiyumvamo. Ubwo rero umuntu ugukunda of course agomba kukubonera umwanya niyo yaba ahuze bimeze gute, ashaka akanya mukabonana. Ako nimba ubona ari wa wundi uhora uguha impamvu zigiye zitandukanye ariko ari ukugira ngo mutabonana, uwo mukobwa uzamugendere kure. Ku mwanya wa kane turasanga umukobwa ukunda amafaranga cyane. Ndabizi nta muntu n'umwe udakunda amafaranga, abantu twese dukunda amafaranga, abakobwa abahungu, ariko hari igihe biba byarengereye ugasanga umuntu arakunda amafaranga cyane. Wenda nk'urugero akaza akakubwira ati sheri, uzi ko runaka boyfriend wiwe yamuguriye imodoka, uzi ko runaka boyfriend wiwe yamuguriye ikibanza. Ntago bakubwiye gutyo ari ibintu biri aho gusa byo gutebya, ari ikiganiro kinyuzemo, ahubwo abashaka kukumvisha yuko nyine wowe nta kintu uri gukora. Rero uzamuhungire kure. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umukobwa uvuga ngo ibyanjye ni ibyanjye, ibyawe nabyo ni ibyawe. Nshuti yanjye nujya mu rukundo n'umukobwa umeze gutya ukabona ntashaka, ni wa muntu ushobora kugura nk'ikibanza ahantu ariko akaba atabikubwira, ashobora kugura inzu ahantu ariko akaba atabikubwira, akajya yitwaza ngo abagabo se ngo ushobora kumubwira ibintu byose ngo ugasanga ahise ngabikurya cyangwa agize gutya ngo aragukinye mu bundi buryo. No, icyo nemera mu rukundo nuko hagomba kuba ukuri. Nimba atakubwiye ikintu atunze ukabona ari kuguhishahisha mukiri kudatinga, ubwo musore nawe urumva icyo gukora. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umukobwa utiyizeye. Wa mukobwa uhorana utu insecurities,
wa mukobwa ugasanga ntabwo yizera neza 100%, ntabwo yizera neza ibyo umubwiye, ahora kuvuga ariko sheri urankunda koko bimeze bite ibiki n'ibiki. Uwo mukobwa uzamugendere kure. Ku mwanya wa 7 turasanga umukobwa wumva ko ari mwiza cyane birenze, over confidence. Ni wa mukobwa uhora yumva yuko nimba mugiye nk'ahantu mu kirori akumva ko ari ugomba kureba gusa, abantu bose akumva niwe bari kureba. Ugasanga ni kwa kundi umuntu yigiriye icyizere ugasanga byakabije byarenze urugero. Wa wundi ukubwira ya postinga nk'ifoto ya umva akumva ko nyine wahora umubwira kasa neza, wahora umubwira ko abandi bose wahora. Yes, ni byiza kubwira umuntu wawe amagambo meza kumukunda kasa neza, ariko nanone hari igihe ubona byarenze urugero. Ku mwanya wa 7 wa 8 turahasanga umukobwa w'umunebwe. Inshuti yanjye nujya mu rukundo n'umukobwa ariko ugasanga n'uwo mukobwa udashaka gukora, n'uwo mukobwa uhora uvuga ati sheri uzajya ukora njyewe nzajya nkwitaho gusa, gukora biramvuna, gukora biranstressa. Imagine kukubwira gutyo nta mwana muragira, ibaze nadakora se ngo mushake ikintu kizabatunga we n'abana muzabyara, urumva bizagenda bite? Inshuti yanjye umukobwa nawe rero uzamugendere kure. Ku mwanya wa 9 turahasanga umukobwa udaca bugufi ngasaba imbabazi. Ugasanga mugiranye ikibazo n'umukunzi ariko ugasanga watsimbaraye ntushaka kuva kwizima, kandi rimwe na rimwe ugasanga amakosa niwe wayateye, ariko ukumva ko utasaba imbabazi, ukumva ko nusaba imbabazi biri bukugaragaze nk'umukobwa uciriritse, nusaba imbabazi ukumva araba gucishijemo ijisho, ukabona ahubwo afashe ya makosa yose atangiye kuyagushyiraho. Ukavuga ati gute nasaba imbabazi umuhungu utarankwa, umusore utarashira mu rugo, ni gute namusaba imbabazi? Ndaba nciriritse, ndaba ngaragaye nabi. Wa musore we rero nubona umukobwa ameze gutyo uzamuhongere kure. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa ushaka guhora ari hejuru, akunda ibintu biri hejuru cyane kandi nta bushobozi. Rimwe na rimwe ugasanga nta bushobozi buhari, ariko umukobwa wamusohokana nk'ahantu ukabona hahishima babasheri ahantu wapi harasa nabi, hameze gute, ntago hari class ukurikije nuko ngemeze, ntago hagendanye natwe. Akakubwira gutyo yibuza naho yumva mwajya nta mafaranga afite yo kuba nawe yakwishyura. Nakubwira gutyo ari we uri bwishyura iyo bill yaho hantu koko yumva ushaka kujya hameze neza, icyo gihe uzamwunderstanding. Ariko nakubwira gutyo rimwe na rimwe ntazi n'ubushobozi ufite uwo munsi, ariko ugasanga arashaka ko musohokera ahantu hahenze mukosume bya bintu bihenze inshuti yanjye uwo mukobwa nawe uzamugendere kure. Hanyuma murakoze mukore subscribe kuri Magnificat TV show, mukomeze mukore subscribe, mukore share, musige comment niba mwakunze video, mutubwire ni kindi mwumva twazababwira.